le peine fo de sadene shadele vasai. Ufite guhanura n'umukene, ufite kubwiriza n'umukene, umva umukire. Ngo le pe enefo enesa nene shadele va. Ufite ubutunzi butakwa. Sata hanyuma uyu munsi wa none umuntu uburana ikinyoma we nyine ntafite kuvuga. None se ubu nyine ibaze nyine umuntu hakana yuko udakwiriye kubaho ufite gakondo. Mwisi kandi we nawe afite gakondo. Abo bafaransa bari kugira intuze South Africa hariyo ubutaka. Kongo hakabaye ubutaka. None se kubera iki nyine badashaka yuko nyine abantu bavuga ikinyarwanda. Nese utekereza ni nk'abantu bashaka kuvuga ngo ariko ngo ikinyarwanda n'ururimi rw'ikinyarwanda ntidushaka ko rubaho. Ahubwo turashaka ko habaho iringara n'igiswahili n'igifaransa n'icyongereza we cyangwa se ikizuru. None se ubwo bamandera bo baharaniye ndaba. Nekereza rero nukuvuga ngo ntabwo uyu munsi wa none umukongomane yaza kuvuga ngo twege tuzi football turi leopard ariko natwe nitwavuga ngo turamavuye kuko amavubi isi ya Rwanda ubwo harwana imitima y'abanyarwanda n'ubwenge bwabo. Uranyumva neza y'abanyarwanda ubu nukuvuga ngo ubikitubahishije twebwe u Rwanda nuko dufite security. Ubu ntabwo u Rwanda ruri kuririra abazungu ngo baze baturwanire. Kutabyumva ndabyumva cyane. Ahubwo bereka abazungu yuko abanyarwanda harimo abagabo n'abahungu bazi kurinda igihugu cyangwa se ibyo bemera bazi gusigasira ibyagezwe. Kandi abanyarwanda twemera u Rwanda apana sino kugiye usigasira ibyagezwe. Ahubwo nuko nyine kuba uri umunyarwanda ariko uri inzererezi nta kintu bisobanuye. Ahubwo u Rwanda rusobanuye impamvu z'ubusugire cyangwa sovereignty mu mpamvu z'imbibi z'u Rwanda. Nero umuntu wese uharanira kurinda icyubahiro cy'umunyarwanda cyangwa se cy'u Rwanda uwo muntu Imana imuha umugisha kandi Imana ikomeze kurinda abanyarwanda. Uranyumva neza bajya kwiga theology ariko ntibige gusenga ntibige kubaha Imana. Haravuze rero amagambo adasana y'abateologie ngo nuko mbaha amategeko atabonereye n'amateka atababesha kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacije imvura zabo zose mu muriro kugira ngo mbahindure ingegera babone kumenya yuko ari je Uwiteka. Rero nuvuga ngo ingegera igendana amategeko y'ikinyoma ariko twashimye Imana yuko ari abanyarwanda baza amategeko. Ubwo bayazi nari mpamaga yaba Imana itarasigiye President Kagame kuba umupresident ndakubwiza ukuri ko Imana babaramwubitse kera. Ariko icyamugize president we suko abantu bamutoye ahubwo nuko abimerita. Ndakubwiza ukuri ko Imana incabwenge n'incakura nyinshi zagiye zigambana mu mpamvu za Kagame ariko Imana yahagararanye nawe ariko anabisigirwa n'ubwenge n'ibitekerezo agira. Ariko nimba nkubwiye ngo giyewe mbasha guhangana Iyo ni ijambo ryiza umupresident. Nyine no zubwo umupresident utabasha guhangana. Umuhanuzi utazi guhagarara mu mpamvu zo guhishurirwa no kumenya ibyanditswe. Ahubwo agatangira kuvuga ubutumwa bw'ababirigi n'ubutumwa bw'abongereza n'abafaransa n'abanyamerika no kuburana. Abanyamerika ubuse ko abanyamerika twege dusengera mu mpamvu z'imyifato y'abanyamerika, imyifato y'abongereza, imyifato y'abakongo, imyifato y'abanya nyine akaburana n'ibyo bari. Kandi nakubwiye ngo ubwiza bw'impamvu z'ijambo ry'Imana nuko ibyo Pawulo yavuze atabikuraga mu bwonko bwe ahubwo yabikuraga mu mpamvu z'ibyo. Kuko yaravuze ngo ibyo nahishuriwe n'ibyo nanjye nabahaye kumenya. Wanyumvise n'umunyarwanda wese ukura kwiriye guhanga. Hanyuma kuki noneho Imana itanga umuyobozi mwiza mwisi nkuko y'abanyarwanda. Hanyuma wa mukristo we wa mwanuzi ukabutabasha guhangana na Satani kandi jamari yavuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Rero turashaka ko Yesu Kristo yegera abanyarwanda akegera n'igihugu cy'u Rwanda. Uranyumva?
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. muhereremo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba bwanyu. Mwese turabasuye kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kavuga ngo amahoro y'Imana n'abane namwe rero kandi umugisha w'Imana waseseko ndetse n'abanyu bose. Ku mugabane wa Amerika ndabasuhuje, Aziya, Burayi, Afurika, mwese ndabasuhuje. Umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga wese ndawe ngo tumuhaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'umugaragu w'Imana, umuntu w'Imana, Faustin. Uraho neza? Amina, ndaho urakomeye shimwe. Umeze ute? Ndakugumbiriye nepo n'abandi bantu bose bo ku Musaraba TV mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nanjye ndakugumbiriye cyane. Amen. Dusuhuje abaturanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi bakoresha turabasuhuje n'ukuri nibagubwe neza. Yego. Makuru yawe? Turashima Imana. Turashima Imana yuko iri mu Rwanda. Turashimira Imana ko iri muri Kongo. Turashimira Imana yuko iri mu ijuru. Turashimira Imana tapene fode sadene shakiri Burundi. Turashimira Imana ko na Tanzania babishimye yajyayo. Turashimira Imana ko ni Bugande babishimye yajyayo, n'abazungu babyemeye. Imana yahagararayo. Ariko dushimiye Imana yuko iri mu Rwanda. Kandi unyumve neza, ntabwo ibi bintu ndi kukubwira mbihagazemo mu mpamvu zose. Imana iri mu Rwanda, Imana iri no muri Kongo, Imana iri no mu Burundi ndabizi. Ariko Imana ntago iri mu bantu babi. Hari abantu itarimo. Navuze ngo ndagasubiramo neza kugira ngo kumvikane mwisi neza. Shimiye Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru ko ari mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi ko afitanye rendezvous n'abanyarwanda. Icyo ni kimwe. Kabiri, Imana ifitanye n'abahanuzi bazima rendezvous bazemera kureka ikibi n'ikinyoma cya Kongo n'ubusambanyi bwabo ni Burundi, ariko nabo mu Rwanda bazarekura icyo kinyoma. Igihe kimwe abantu najyaga nkunda Imana rimwe na rimwe ikananzanira niyerekwa rifite donc kanyereka nk'umuntu, ikanyereka nk'ikipe imwe runaka donc mu buryo bwa football. Ikanyereka wenda nka Chelsea iri gutsinda nka Manchester United. Imana kutaba mu mipira ntibivuze yuko abantu bakina imipira atari yo yabaremye, irabazi. Uranyumva neza? Kuko igihe kimwe Imana yigeze kumbwira ngo n'umupagani yavuze ibintu byiza Imana ibi irimo irabishyigikira. Ngira ngo abantu baze kumva neza icyo mvuga. Yego. Kuvuga rero ngo Imana niba muri football, ahubwo ni Imana yishimira ahubwo gukiza umuntu ukina football. Ariko Imana ntiba mu mishinga cyane ya football. Uri kunkurikirana neza? Igihe kimwe abantu bakajya baza bagakabiriza ku Banyarwanda bati Abanyarwanda ntabwo bazi umupira. Ndashimira ko Abanyarwanda bazi kurinda, bazi no kurwana, kandi bagira patriotisme, gukunda igihugu. Uri kunyumva neza? Kuko nagiye mbona ibikabyo byinshi cyane by'abakongomani bagakabiriza no gukora umunwa, ariko ubwo urumva ari n'Abanyarwanda bataye umwuka ubuziranenge cyangwa umwuka wera, nabo bajya gukora umuntu, ariko abo ntibashobora urugamba. Turashimira Imana cyane yuko iba mu mitima y'Abanyarwanda, abahungu n'abakobwa cyangwa se abagabo n'abagore, bagahagarara ku cyubahiro cy'u Rwanda kandi bakemera no kubamwo abasirikare. Rero ikintu Imana kitera icyubahiro gikomeye nuko Imana izi kurwana kandi nuko ibasha kunesha iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Rero no kuvuga ngo nari mvuze ngo Abanyarwanda ntabwo ari twe tuzakomeza kwambara umwambaro wo kuvuga ngo ntituzi football.
iyo u Rwanda ruza kumenya football ntirwari kumenya kurwana no gukanga Kongo. Kutanyumva ndakumva cyane. Habayeho bavuga bati abanyarwanda umupira ntibawushoboye, ariko turashimira Imana yuko abanyarwanda bashoboye imbunda. Kutumva nepo abanyarwanda bashoboye igisirikare. Iki umupira turawushoboye tumeze bitutsi. Wenda genda shaka kwivugira abanyarwanda. Nigeze kukubwira ikintu kimwe, ndakubwira ngo igitumye jewe nemera Perezida Kagame ntashingiye ku bindi byose. Nuko yavuze ijambo aravuga ngo jewe nemera guhangana kubera yuko ari nabyo mwantoreye. Buriya umuntu wese w'ikigoryi n'umuntu wese w'umuswa ntiyemera guhangana. Ubundi jewe ubundi ntiwagakwiriye no kuba umwami ariko utazi igisirikare. Nukuri kw'Imana. Yego. Nekereza rero nukuvuga ngo ntabwo uyu munsi wa none umukongomani yaza kuvuga ngo twege tuzi football turi Leopard, ariko natwe nitwavuga ngo turamavuye kuko amavubi si yarwana, ubwo harwana imitima y'abanyarwanda n'ubwenge bwabo. Uranyumva neza? Y'abanyarwanda ubu nukuvuga ngo ubiki tubahishije twebwe u Rwanda nuko dufite security. Ubu ntabwo u Rwanda ruri kuririra abazungu ngo baze baturwanirire. Kutabyumva? Ndabyumva cyane. Ahubwo bereka abazungu yuko abanyarwanda harimo abagabo n'abahungu bazi kurinda igihugu, cyangwa se ibyo bemera bazi gusigasira ibyagezwe. Kandi abanyarwanda twemera u Rwanda. Apana sino kugiye usigasira ibyagezwe. Ahubwo nuko nyine kuba uri umunyarwanda ariko uri inzererezi nta kintu bisobanuye. Ahubwo u Rwanda rusobanuye impamvu z'ubusugire cyangwa sovereignty mu mpamvu z'imbibi z'u Rwanda. Nero umuntu wese uharanira kurinda icyubahiro cy'umunyarwanda cyangwa se cy'u Rwanda, uwo muntu Imana imuha umugisha. Kandi Imana ikomeze kurinda abanyarwanda. Uranyumva neza? Rero nukuvuga ngo rero nshimye Imana yuko Imana iri mu mitima y'abanyarwanda. Uranyumva neza? Urumva ko ntari kuvuga iringana, ariko nubwo narivuga ntabwo byavuga ngo ndi umukongomani. Kandi kurimenya ntibivuze ko nziyambura u Rwanda, ahubwo nukuvuga ngo byagakwiriye gutera umukongomani ubwoba gituma menya iringara, nkamenya igifaransa neza nkakivuga kandi ntari umufaransa, kandi nkabasha no kumva icyongereza no kugicommunicatinga, ariko jewe ntari umwongereza. Ntabwo jewe nezezwa no kuba umwongereza nepo, sinezezwa no kuba umufaransa, sinezezwa no kuba umukongomani. Cyakoza nuko Imana yabonye ko nubwo ndi umunyarwanda nkiriye kunezererwa kuba umukristo n'uwa Kristo. Urumva ikinezeza cyonyine kuba uwa Kristo no kuba umukristo. Ntabwo impinduka muri Faustin ari izingira umunyamahanga cyangwa kuvuga ngo nabaye American cyangwa se Canadian. Ahubwo nuko babona abanyakanada umunyarwanda witwa nta ukuraho isezerano ry'Uwiteka, ngira Imana amajyambere byishimo amahoro Faustin. Wabyumvise? Nafite amazina menshi nk'aya. Rero Imana sigira make. Ahubwo nuko Imana igira byinshi kandi igira byose. Ufite make rero nawe yihangana, Imana izamuhe amazina mashya cyangwa izina rye. Yego. Yego Faustin urakoze cyane. Utubwiye ukomeje kuri ibyo bintu bya Kongo nabo bantu bahora basakuza ku Rwanda, bamaze iminsi basakuza ngo u Rwanda rugushyigikiye umutwaye mu Ventura nurwo ruriyo, umwe ashaka no kutuka nashatse kuba kwadututse cyane dusuzuguye yitwaje cyari cyo ngo RDF ngo ni yeshyamba ngo ziri mu kona n'umushaka karaka n'umushaka kambabaje cyane. Ariko ndashimira Imana ikomeje kuduhagaraho kandi ariko rasesha ari bafitiye u Rwanda. Uzi ikintu nakubwira nepo, nezezwa nuko u Rwanda ari rutoye ariko rugatinisha South Africa. None se kuba perezida aramubwiye ati nimba uhakana yuko twebwe noneho igihugu cy'u Rwanda kidafite igisirikare, hanyuma twiteguye kwerekana impamvu zibi. Kagame yavuze ntabwo urumva kuvugurura nyine avuga amagambo ari bien pesé mu gifaransa, niko uvuga ngo afite pesabilité. Uranyumva neza? Uvuga ngo ntabwo amagambo ya perezida Kagame afite pesante, ntabwo akururana, ahubwo yirukana impamvu z'amagambo y'ibinyoma. Ariko nyuma neza nakubwiye yuko uriya mugabo akora politike kandi yarabisigiwe. Imana ikomeze imuhe kurama, imuhe gukomera, arangiza umurimo. Nese ubundi ibaze ntabwo ureba ubu Rwanda iyo rutagira nyine perezida Kagame, ubuzi ko amahanga kuko ari kudutwikane po. Ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo nahaguruka tuzahazaba ikitwa intambara, ariko ni nabaho abanyarwanda bazayinesha. Kuko nakubwiye ko dufite Imana, mu Rwanda harimo Imana.
kandi nimba babihakana jewe Yesu Kristo ari muri fosi kandi ndi hano mu Rwanda uri ko nyumva neza rero jewe mbabazwa n'umuntu wanga guhagarara mu nshingano zo kugira gute zo kurwana kandi ari Imana yamuhamagariye uri kunkurikirana neza rero Imana iteka ryose iduhamagarira kurwana n'indirimbo ngiye kuririmba hano ya 205 haravuze ngo urwana intambara nziza Kigali urwana intambara nziza Rwanda urwana intambara nziza Kagame Kristani baragaza weye fatu bugingo guhaye ngo buguheshe uretse kuki abantu bashaka kwica Kagame kandi Imana itaramwica niho gushaka kwica Faustin kandi Imana yamubwiye kubaho nyine ibaze nyine Ramaphosa ibaze Malawi ibaze Tanzania wibaze wenda Ngora cyangwa niyo Kongo nyine urebe imasite cyangwa se ubutaka nyine urumva ibyo bakangisha ubunini none se Goliath na Dawidi ninde wari ufite dimension none rega bamenye ku Rwanda Imana yaruvuze n'ukuri ko Imana yavuze ku Rwanda kandi zakomeza no kuruvugaho uri kunyumva neza ntago ikingira umunyarwanda ari ikinyarwanda ahubwo ikingira umunyarwanda nuko mfite umutima wo kuba umunyarwanda wabyumvise rero Kagame afite umutima wo kuyobora abanyarwanda no kubakunda no kubarinda Imana ibimuhera umugisha ibyo ngibyo ubwabo kandi ntiwarinda utarwana nshuti nta muntu ubaho urinda utarwana nta muntu ubaho urinda utazi kurwana kandi ntiwamenya kurwana udafite amaboko kutanyumva neza ndakumva cyane Imana ihe Perezida Kagame amaboko hanyuma arwane kandi atsinde mu izina rya Kristo Yesu rero nuko nguko bigomba kumera hanyuma South Africa twebwe ntidufite diama ariko dufite imitima iruta diama kutumva igisirikare cy'abanyarwanda gifite abagabo n'abahungu n'abakobwa n'abagore bafite imitima iruta amadiyama bafite imitima iruta amazahabu ko zahabu nticukurwa nuko ari zahabu ahubwo icuruzwa n'abafite ubwenge bwa zahabu kandi ntiwagira ubwenge bwa zahabu utizera Kristo Yesu iyo wizera ikinyoma bivuze ngo na zahabu ntiwamenye impamvu zayo uri kunyumva neza rero zahabu ngwica mu muriro ikagerageza natwe u Rwanda baducisha mu muriro batugerageza ariko nyine turashima Imana aho itugejeje yuko itugejeje ku rugero rwo kwerekana yuko mu banyarwanda harimo abarwana uranyumva neza ibyo mvuze ntabwo rero ubu wenda impamvu nari nkubwiye nari ngwa urugero rwa football ubuvuze ngo Leopard ngo n'Amavubi cyangwa se ngo na Cranes cyangwa se na za Tanzania nyine naba n'intamba ku rugamba n'andi mazina menshi cyane wenda ni ubwo nari mvuze muri field yanuze ya football ubu rero turashimira Imana yuko nimba Bibiliya yatubwiye ngo mutware intwaro zose zo kurwana Yesu yigisha kurwana ariko akanavuga ngo urwane intambara nziza urwana intambara z'ibinyoma wese aratsinda ariko urwanira ukuri none se kuki abakobwa ba Serufada hano kubara 27 ijambo ryavuze ngo baburanye ukuri n'u Rwanda ruburana ukuri mwese imanza nizishaka zibe ariko umunyarwanda naburana impamvu z'icyubahiro cye Imana izamwuzuza amaboko yo kugihagararamo uri ko nyumva neza rero turashimira Imana ko dufite abayobozi badatinya intambara ahubwo turashimira Imana ko yaduhaye abayobozi batinyuka kurwana kandi bazi kurwanira impamvu z'ukuri ndumva ari icyo kintu nashimagaho hanyuma ubundi mu bisanzwe ibyacu ni impamvu zo kuvuga ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ibikangisho byose rero nubuze Imana igumugisha Imana igumugisha cyane uri mu bantu bajya basesenguza cyane bakunda gusoma bajya bamenya amateka bakunda no kuyasoma abantu bamaze iminsi bahamba bavuga ngo M23 yarafashe Goma biri mu mugambi w'Imana Imana iri kumwe nabo irabashyigikiye ko bakora kurwanira kuri nkuko wavugaga akoga ati uretse na Goma igiye kubongera n'ahandi nyine Colonel Nanga avuga ko ahubwo traje igomba ku mbese traje igomba gusubikirwa no shift Kinshasa ariko mba nanyuma wenda jewe nta nubwo ndi bugaruke kuri Colonel Nanga sindi bunagaruke no kuri M23 kuko nakubwiye ngo M23 bivuze ngo ni muvoma
irwanira impamvu z'icyo bavuze ku itariki 23/2012 nyine icyo gihe nyine muri Mars kwezi kwa gatatu nimba bazirikana icyo kintu kitashyizwe mu ntuze kitabaye implement uri kunyumva neza hanyuma uyu munsi wa none umuntu uburana ikinyoma we nyine ntafite kuvuga none se ubu nyine ibaze nyine umuntu hakana yuko udakwiriye kubaho ufite gakondo mwisi kandi we nawe afite gakondo abo bafaransa bari kugira intuze South Africa hariyo ubutaka Kongo hakabayo ubutaka none se kubera iki nyine badashaka yuko nyine abantu bavuga ikinyarwanda ese utekereza ni nk'abantu bashaka kuvuga ngo ariko ngo ikinyarwanda n'ururimi rw'ikinyarwanda ntidushaka ko rubaho ahubwo turashaka ko habaho iringara n'igiswahili n'igifaransa n'icyongereza we cyangwa se ikizuru none se ubwo ba Mandela bo baharaniye ndabaza ntabwo rero najya kwirirwa Imana iziko mu isi habamo amashyaka hakabamo ANC hakabamo na FPR hakabamo n'izindi wenda nizo muri Kongo wenda sinzi zarizo ariko ndashaka kuvuga yuko uko byagenda kose nge nashimye Imana yuko u Rwanda rufite igisirikare uri kunyumva neza kandi igisirikare cyerekana ibyo gikora ahubwo burya nusanga umuhanuzi ntumusangeho gusenga n'amasengesho kumenya ijambo ry'Imana sinakubwiye kenshi cyane yuko abantu baba mu bintu donc badafitinga kuzuriramo umuntu ushobora kuzuka mwaka ijambo ry'Imana yarabyigize Imana itaranabimusigiye sasa nimba nkubwiye ubu iyaba Imana itarasigiye President Kagame kuba umupresident ndakubwiza ukuri ko Imana baba baramwubitse kera ariko icyamugize president we suko abantu bamutoye ahubwo nuko abimerita ndakubwiza ukuri ko Imana incabwenge n'incakura nyinshi zagiye zigambana mu mpamvu za Kagame ariko Imana yahagararanye nawe ariko anabisigirwa n'ubwenge n'ibitekerezo agira ariko nimba nkubwiye ngo giyewe mbasha guhangana iyo ni ijambo ryiza umupresident nyine nose ubwo umupresident utabasha guhangana nyine si ikibazo se gikomeye cyane kandi nyine yema aje nashaka gutorwa ngo ayobora abantu ahagararira abantu ahagararire ndetse n'igihugu cyangwa ahagararira ishyanga rero kiba ari ikibazo gikomeye cyane rero turashimira Imana iko dufite umupresident mwiza uzi guhangana kandi Imana noneho ikabasha kumuha amaboko yo guhangana amaboko rero n'abanyarwanda amaboko ni igisirikare cy'u Rwanda uri kunyumva neza Imana rero nibishimirwe ahubwo ikomeze imbibi z'u Rwanda ikomeze abasirikare ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Imana iziha ubwenge iziha amaboko inakomeze ziyezongerera amaboko n'imbaraga nahagarare muri icyo cyerekezo cyo kurinda igihugu Imana ishimwe kandi Imana ikomeze umugisha u Rwanda n'abarutuye nakubwiye ngo Yesu afitanye randevu n'u Rwanda afitanye randevu nakubise nakubwiye ko Imana igiye kuzahagurutsa abahanuzi batigeze bamenyekana mwe erega tutuntu baza ntago barumva u Rwanda nakubwiye ngo ntibarumva u Rwanda nakubwiye ngo ubu President Kagame yakwiye igitutsi ku banyarwanda ubu se yaba umuntu nyine w'abanyarwanda bavuga bagahita biruka bagahita bajya mu myobo ariko ntabwo wumva izo soni none se kubwa Goliyati Abisirayeli ngo ntibajyaga mu mwobo Dawidi se wabakuye mu isoni rero naye ndi kukubwira yuko turashima Imana mu mpamvu zose ariko nakubwiye ngo umuhanuzi w'ikinyoma n'umuhanuzi w'ikibuno iteka ryose avuga amagambo atabasha gusubiramo ibyo nakubwiye ko ari umwanda ariko turashimira Yesu tubwira ijambo asubiramo kandi na Kagame amagambo avuga ajya yasubiramo rero umuntu wese utemera kuba responsable cyangwa utemera gufata responsibility wese icyo yavuze aragihakana akanavuga ibintu mu mpamvu za masivite y'amajwi yumvise ubwinshi bw'ibyo yumvise Imana rero ntibwira Faustin cyangwa ngo ivugane na Faustin kubera ko yumvise hari abantu bamvuga ahubwo inuko ahubwo imbwiriza cyangwa ikambwira gukomeza icyo yambwiye cyangwa nicyo yanyanditse se wanyumvise nepo nza kuvuga ubutumwa nta muntu unkoreye donc unkoreye icyo nakita awareness cyangwa se cyo navuga ikangurambaga mvuga ati rwose ukwiriye ntabwo je ntago ari cyo kinzana ahubwo nzanwa n'impamvu ziba mu mutima wa Faustin yuko kuvuga ubutumwa ari byo bibereye akanwa kubona kubwe ngo nta ukura isezerano ry'Uwiteka ngira Imana majyambere byishimo mahoro Faustin ukwiriye kuvuga Yesu Kristo wabambwe ku musaraba igorogota
ariko uyu munsi wa none akaba ategeka imirimo yose, akora imirimo yose mu mpamvu ze zose, kandi mu mpamvu zombi zikwiriye kugira gute kumuzanira icyubahiro. Imbere n'inyuma Yesu Kristo arahari, uburyo niwe umusara ahari, mu ijuru niho ari, ikuzimu ngo icyubahiro cye kigerayo, kuko agenda agakura abakwiriye abo Satani yarari gushaka gutwaza igitugu, akababwira ngo nubwo mukuye mu rupfu mwambitse kubaho, mwambitse ubugingo, mwambitse umutima udapfa. Umutima rero udapfa ni umutima wa Kristo Yesu, ni umutima witwa gukiranuka, ni umutima witwa amahoro, kandi kuko nta mahoro y'umunyabyaha ntago bishoboka. Niyo mpamvu rero nta kizambura u Rwanda impamvu mu gihe Imana izakomeza kurobanurira u Rwanda abayobozi b'ukuri bazi guhangana, bazi kurwana, bazi kumenya kurwanira abanyarwanda no kurwanira. Ariko twabonye ikibazo ubu dufite ni po umushumba utazi gusenga, utamenya guhagarara mu mpamvu z'amasengesho, urumva akavuga ati jewe nabasha kuba pasiteri no kuba umushumba. Umuhanuzi utazi guhagarara mu mpamvu zo guhishurirwa no kumenya ibyanditswe, ahubwo agatangira kuvuga ubutumwa bw'Ababiligi n'ubutumwa bw'Abongereza n'Abafaransa n'Abanyamerika no kuburana. Abanyamerika ubuse ko Abanyamerika twege dusengera mu mpamvu z'imyifato y'Abanyamerika, imyifato y'Abongereza, imyifato y'Abakongo, imyifato y'Abanya ni nyina kaburana n'ibyo bari. Kandi nabubwiye ngo ubwiza bw'impamvu z'ijambo ry'Imana nuko ibyo Pawulo yavuze atabikuraga mu bwonko bwe, ahubwo yabikuraga mu mpamvu z'ibyo, kuko yaravuze ngo ibyo nahishuriwe n'ibyo nanjye nabahaye kumenya. Wanyumvise? Nimba Ezekiel yavuze ngo igihe kimwe nari mu mwuka, ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho. Wowe ijambo ry'Uwiteka ntiryaje, nyine Kristo ntiyaje, ariko uri gushaka guhanura no kwemeza abanyarwanda yuko ibyo uvuze ko ari ibya Kristo, kandi uri kuvuga iby'abanyarwanda. Nanjye nakubwiye nari ntangiye shima Imana. Urwo ni urugero rw'uko nimba Perezida Kagame ahangana n'umunyarwanda wese ukura kwiriye guhangana. Hanyuma kuki noneho Imana itanga umuyobozi mwiza mwisi nk'uko y'abanyarwanda, hanyuma wa mukristo we wamuhanuzi ukaba utabasha guhangana na Satani, kandi ijambo yavuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Rero turashaka ko Yesu Kristo yegera abanyarwanda akegera n'igihugu cy'u Rwanda. Uranyumva? N'imitima y'ubwoba nyine barimbukiye mu butayu. Uranyumva? Sinyanumva ngo baririmba indirimbo ngo ab'imitima yinangiye barimbukiye. None se kuki nyine haza diplomasi? Nuko nyine bagomba kutwemera ko mu Rwanda hari abantu dufite amadiplome. Mu Rwanda dufite amadiplome, niyo mpamvu bagomba kutwita abadiplomate, cyangwa se tukavuga ngo u Rwanda rufite diplomasi nziza. Nuko nyine u Rwanda ntiwaruvugira urikiranye kutumva se. Nanjye Yesu ntabwo namuvugira ndikira, ahubwo yakuye uburagihari. N'ubupfa amatwi iyo ndwara yo gupfa amatwi yarayinyijije, ahubwo yamaye ugutwi ko kumva ijwi rye. Wabyumvise? Imana iguhumugisha. Nta muntu wakugira umusirikare wowe utemeye kwambara umutima wo gutinyuka kuba ingabo nyine. Yego. Urakoze cyane. Iyo tuvugana mbona twabwe tukiganira, ariko n'amasaha agenda agenda. Maze tuzafatiye tugaca ingamba. Yego. Reka tugusabe usenga Imana, ubundi tuguhe umwanya umutusigaye nayo uyikoreshe. Nari mvuze ngo jewe ikintu ndi gushimira Imana, ndashimira Imana mu mpamvu zose, yuko Imana yaremye ijuru n'isi, ikunda u Rwanda, ikunda abanyarwanda, kandi rapene fode n'imbargo z'u Rwanda irazizi. Uri kunyumva? Icyo kintu nishimwe kuri iki. Hanyuma rero nsenga jewe ntabwo ndi bujye muri ya masengesho donc ya fatesisme cyangwa se yo kwiyabonesha. Nakubwiye ko ngiye gusengera muri 205 indirimbo. Imana nishimwe cyane. Sengesho rero turaritangira, riravuze ngo urwani ntambara nzeza yi Kristo ni imbaraga zawe ye, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo, fata ubugingo aguhayeho ngo buguheshe ibyishimo, oseganirwaho Yesu yicaye agutegereje ye, niwe nzira kandi niwe ye, bihembo byo kurushanwa
niwe nzira kandi niwe Yesu, bihembo byo kurushanwa, wabujijwe kwiganyirayi, wizere rwose unogeye, uzabona urukundo rwe, kwari rwo rukubeshaho, uzabona urukundo rweye madamu, kwari rwo rukubeshaho. Wa muhanuzi we nawe ubyumve, urukundo rwa Yesu ni rwo rubeshaho umuntu. Umuvugabutumwa byumve neza, umunyarwanda byumve, umusirikare w'u Rwanda byumve, tape enefodesa n'umuyobozi w'u Rwanda abyumve. Urukundo rwa Yesu Kristo rwonyine ni rwo rubeshaho umuntu, rukubesha mu mpamvu z'akazi kawe, rukubesha mu mpamvu n'urukundo rwa Kristo Yesu ni rwo rwonyine rubeshaho umucuruzi. Umucuruzi udafite urukundo rwa Kristo Yesu ariba akiba abanyarwanda, akayiba n'abandi bantu bwite. N'umusirikare utarwanira impamvu z'ukuri, arwana ni impamvu z'ibinyoma. Turashimira rero u Rwanda yuko rurwanira impamvu z'ukuri kandi bakomeze gukunda Kristo Yesu. Azabarinda kandi azabakomeza, azabaha imbaraga no gukomera mu izina rya Kristo Yesu. Haravuze kane rero, ntutinyewe gucogora, ntahinduka aragukunda, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena, umufite, ntacyo wabasha gukena. Umuntu ufite amafaranga ni umukene, n'ufite imbunda ni umukene, n'ufite diplome ni umukene, n'ufite umugore ni umukene, n'ufite umwana ni umukene, n'ufite inkoni ni umukene, n'ufite Bibiliya adafite Kristo Yesu ni umukene, n'ufite ibitabo ni umukene, n'ufite ubwami ni umukene. Tape ele pene fo de sadene shadele vasai. Ufite guhanura ni umukene, ufite kubwiriza ni umukene. Umva umukire ngo lepe enefo enesa nene shadele va. Ufite ubutunzi butakwa, Satani wagira amafaranga akayakwaka, ukagira icyubahiro, ukagira ubwami, ariko ukazarimbuka kuko udafite umwami Yesu Kristo. Hanyuma twari tusomye hano ngo Yesu ni byose umufite. Ntabwo ubuganga doktora yawe yaguhesha ubugingo. Yesu ni byose ngo kuko ngo hahirwa bapfa bapfira muri Kristo Yesu. Umwuka ati amina, baruhuke imiruho n'imihati. Ngo imirimo yabo ikagenda iba imirimo y'iki? Imirimo yo gukiranuka, yo gukizwa, yo kwizera Yesu Kristo. Iri mirimo repane yo gutera imbere wegera icyo Yesu ashaka guhishurira ubugingo bwawe. Rero narivuze ngo ubugingo ni uguhishurirwa Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo si uwo rya dini rimanika ku musaraba ngo inzira y'umusaraba, si uwo rya dini rijya gushakira ikibeho, si uwo rya dini rijya gushakira imaka, si uwo rya dini ribeshya ngo abatemwe de Jehova ngo twege turabahamya ba Yehova, si uwo rya dini, si uwo rya dini ry'igiporo, si uwo rya dini rya ADEPR ribeshya abantu, ahubwo ni Yesu Kristo ukomeza bukuri muri iryo itorero narimvuze rya ADEPR. Rero Imana ikomeza umurimo wayo muri ADEPR, nanayisengera mu izina rya Kristo Yesu. Iba amahoro, ibona umugisha, ADEPR ibona umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Ariko Imana cyangwa Yesu Kristo ukuri yirukanira isambo muri bo, inzererezi n'ingegera. Ezekiel ibice 20 umurongo wa 25 no 26 niko narimvuze. Bajya kwiga theology ariko ntibige gusenga, ntibige kubaha Imana. Haravuze rero amagambo adasana y'abateologie ngo nuko mbaha amategeko atabonereye n'amateka atababesha, kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacije imvura zabo zose mu muriro kugira ngo mbahindure ingegera babone kumenya yuko ari je Uwiteka. Rero nuvuga ngo ingegera igendana amategeko y'ikinyoma, ariko twashimye Imana yuko hari abanyarwanda baza amategeko. Ubwo bayazi nari mpamagariye n'ubundi bwoko bwitwa ba Kristo kumenya amategeko yo kubaha Imana. Haleluya. Amen. Noneho umwami utegeka bose cyane cyane abera n'abakristo ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Imana rero ibishimirwe kandi bihererwe icyubahiro yuko Uwiteka gusa ari we Mana, kandi yuko Imana dukorera
ari Imana nyamana. Amaboko ni Imana itiyenza, ahubwo ni Imana igenzura byose. Haleluya. Imana niyenza ahubwo igenzura byose. Imana ntiyakubufasha ahubwo ifite ubushobozi bwose. Haleluya. Amen. Rero Uwiteka gusa niwe Mana. Wakumvise? Uwiteka gusa ninde? Niwe Mana. Uwiteka gusa ninde? Niwe Mana mu Rwanda, niwe Mana muri Afrika, niwe Mana muri Amerika, niwe Mana mu ijuru. Haleluya. Niwe Mana muri Aziya, niwe Mana muri Australia, niwe Mana tapene for the sudden shy. Yesu Kristo niwe Uwiteka kuba marayika ku bantu. Ndetse kubwa abadayimoni bo babikiye umuriro. Ni babikiye umuriro. Navuze ngo duhuriye. Nuvuga ngo azine dayimoni azineza yuko nta sezerano afite usibye ko yasezeranijwe umuriro no gushya. Hanyuma rero abantu bakwiriye kwimuka mu mpamvu z'umwanda bakagera mu mpamvu z'umucyo n'ukuri. Hanyuma Yesu yaratumye abantu arababwiye ngo dore muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi. Yesu ntabwo ajya atuma ikindi kitari umuntu ushaka kuba umucyo n'umuntu ushaka kuba umuntu. Wavuze ngo icyashize umunyu washizemo uburyohe ngo kandagirirwa hasi. Haleluya. Ariko iyo Yesu akubonamo umurimo, Satani ntakwegera. Cyakoza iyo akubuzemo umurimo, aravuga ngo umuriro uzagutwika. Haleluya. Ntabwo uri kumva neza amagambo ndi kuvuga. Iyo Yesu akubuzemo umurimo, aravuga ngo umuriro uzagutwika. Niko avuga. Ndasoma Yesaya 66:24. Ninjya mvuga ntiwumve iryo jambo niryo ndi busengeremo kandi niryo ndi buhite nanasengeramo kandi. Yesaya 66 murongo Yesaya 66 murongo wa 24 haravuze ngo nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abacumuye kuko inyo zabo zitazapfa kandi n'umuriro ntuzime, bazatera abantu bose gushishwa. Iyo Imana ikuremeye umurimo, kuko Filemoni haravuga ngo igihe nk'iki nkubonemo umurimo unduhuri. Iyo umuntu yanze kuba uw'umumaro, Imana ntiyamuboneza umurimo. Kuko umwanda nakubwiye kujya mu mwobo. Uri kunyumva? Ariko iby'ukuri byose bikwiriye kurindwa. Haleluya. Yaravuze ngo nzabana nawe, amazi ntazagutembana, n'umuriro ntabwo uzagutwika. Rero Imana nishimwe cyane yuko igirinda abantu bayo kandi ikabana nabo. Hanyuma hano Yesaya 36:14 ijambo ryavuze ngo muzabibona kandi muzanezerwa mu mitima n'amagufa yanyu, azamera nk'ubwatsi bw'uruhira. Uwiteka azerekana imbaraga ze mu bagaragu be kandi abanzi be azabarakarira. Rero narimvuze ngo mukobwa, muhungu, mugabo, mugore, ikiza uburakari bw'Imana. Uwiteka n'umuriro ukongora. Aho umuriro rero utwitse hasigara igihira, kandi hariho n'igihe itwika igakongora ntihagire ikintu na gito yagisigara. Rero narimvuze ngo umuntu ni areke ibyo akwiriye kubamo, ahubwo agiye mu byo Uwiteka akwiriye kumwereka no kumuhishurira. Kandi tuzahishurirwa urukundo rw'Imana, kuko urukundo rw'Imana rugira amahame n'intego zo guhishura. Kuko ijambo riravuze ngo ibyerekanywe ni iby'abantu ariko ibishwe ni iby'Uwiteka. Rero Uwiteka arahisha kandi agahishura, kandi ahishurira uwakunda. Yageze kwa Daniel amubwira ngo yewe mugabo ukundwa cyane n'Uwiteka. Ariko ntabwo Imana igeze kwa Mose aruko yavuze. Yaravuze ngo Mose we yarakiranukaga mu nzu yanjye hose no mu rugo rwanjye. Rero kandi Imana inamubonezaho ngo ubugwaneza, ngo Mose hano ku bara 12 byatavuga ngo Mose we yari umugwaneza mu bantu bose bo mwisi. Rero Imana irashaka ko ikubonezaho umurimo w'ubugwaneza, umurimo w'urukundo, kubera yuko ijambo yarivuze ribwiye umukristo rikamubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo ubone ubwo yabanje kugira kamero ku muntu ko Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo ngo yisize ubusa ngo araganduka.
ngo ntiyanga ndetse no gupfa urupfu rwo ku musaraba, ngo ibyo bituma Imana imuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo ibyo mu ijuru, ibyo mu isi n'ibyo munsi y'isi ngo bipfukame mu izina rya Yesu, ngo kandi kugira ngo indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Cya kindi nahoze mvuga rero, Yesu Kristo niwe Uwiteka, niwe Mana abasilamu bahishwe, niwe Mana abatemwe de Jehova bahishwe, niwe Mana abanyamadini bayobotse imihango n'ibinyoma by'abantu bahishwe. Yesu Kristo ni Uwiteka. Yesu Kristo ni wavuganye na Mose. Yesu Kristo ni warebaga impamvu za Abeli kandi akazimenya. Yesu Kristo ni wabwiye Kayini aramubwira ngo nukora neza ntuzemerwa. Wishakira rero imirimo mu kinyoma, wo nguwo umuriro uzamutwika. Rero nsubikiye ahangaha kubera ko ibyo navuze ari ihame, abantu bitwaza kubwiriza, ariko twebwe ntituvuga Yesu Kristo dututubikana ko Yesu yaduhereye ubuntu Mwuka Wera. Hanyuma hano 31 Yesaya nsubika ngira ngo nzasubukura ikindi gihe, haravuze ngo 31 kugeza murongo wa 3 haravuze Yesaya, bazabona ishyano abamanuka bajya muri Egiputa kwitabariza. Wabyumvise? Urumva ko iyo banze gusenga no kwizera Imana bajya gutabaza amaboko hanze kandi isoni zikabakora. Bya bindi twahoze tuvugana. Bakiringira amaboko y'abanyaburayi. Uri kunyumva? Ngo bakiringira amafarashi, bakiringira ubunyamerika, bakiringira ibyongereza, bakiringira n'utundi tuntu. Umuntu aranakabya akiringira icyongereza cyangwa akiringira ikigande we. Akazavuga ngo wabimanya cyangwa zagavuga ngo you know, nakubwiye ko ari utuntu dutoya duciriritse. Icyongereza, ikigande, ikinyarwanda ni ndimi ziciriritse cyane. Ahubwo ururimi rukomeye cyane rwitwa ururimi rwo gukiranuka, rwitwa ururimi rwo guhamya ukuri, ururimi repene for the sign rwo kwizera Yesu Kristo. Urwo rurimi rurakomeye. Urwo rurimi nda rugusabiye kandi urwambare mu izina rye. Ururimi rw'ukuri ntirukoze isoni, ariko ururimi rw'ibinyoma ngo ibinyoma biyoka vuba. Haleluya. Hanyuma haravuze ngo rero bakiringira abagendera ngo ku mafarashi kuri za burende n'ibindi, ngo kuko ari abanyamaboko cyane, maze ntibite kuwera wa Isirayeli kandi ntibashake Uwiteka. Nta wera wa Isirayeli utari wera w'u Rwanda. Uranyumva neza? Navuze ngo bibananiye kwemera ko muri abanyarwanda, ariko Yesu yangize umunyarwanda, ariko anama na identite y'ubukristo. Uri kunyumva neza? Ndi umunyarwanda w'umukristo Yesu. Uri kunyumva neza? Rero Yesu Kristo ni idarapo, Yesu Kristo ni igihugu, Yesu Kristo ni gakondo. Haleluya. Kandi iyo gakondo yasobanuwe nuko mu mubiri haciye icumu riragenda rijya gushaka icyumba, ishakira icyumba nta ukuraho isezerano ry'Uwiteka ngira Imana amajyambere byishimo amahoro fose abonamo icyumba. Rero mfite icyumba mu mutima wa Kristo Yesu. Abandi rero nimba mugifite hanze nkuko Yuda yakibonye hanze, ngo hanze hazaba ikiyewe imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo donc no gukora ikintu cya idolâtrisation wese, n'umuntu wese uba mu mpamvu z'ibinyoma n'ukunda kubeshya nyine akabyamba, n'umunyabwoba naho hanze zaha. Rero kandi nakubwiye ko n'ikinyamujinya cyose, ikinyamujinya cyose Imana ikigereranya nk'ikinyabwoya. Ubwo ikinyabwa nubwo cyababa ariko umuriro iyo uwuzanye urakica. Rero nakubwiye ngo ibintu byose bigenzurwa n'umuriro. Imana ikomeze guha umugisha abasirikare b'abanyarwanda mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma kabiri, ariko rero nawe azi ubwenge azateza ibyago kandi ntazivuguruza. Nepo umuntu wese uri mu kinyoma uri no mu cyaha namenye ko Imana yamuhaye isezerano ry'ibyago, ko mutumva se. Rero Imana ishimwe yuko mu isi haba intambara. Ndeba hano Nepo mvuge neza ibintu neza hano. Imana ishimwe ko mu isi yazanye intambara kugira ngo yice no kugira ngo irinde. Hega amatwi. Ni Imana yo gushyira hejuru umwami. Turashimira Imana nubwo nyine turi ku butaka buto, ariko ko abatuye ku butaka bunini cyane ndetse burebure bemera ko mu Rwanda harimo abagabo. Kutumva se? Erega isi byumve neza. Ndashimira Uwiteka ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Iyi ni Bibiliya nabikubwiye. Nakubwiye ngo Yesu yangize ngira Imana ndetse avuga yuko nta ukura isezerano ry'Uwiteka. Uranyumva neza? Kandi avuga yuko amajyambere ari kuri uwo ngira Imana. Iranavuga ngo ibyishimo n'amahoro bizabana na Foster. Wabyumvise? Rero nimba icyo Yesu yanyambitse utabasha kukinyambura. Uri kunyumva neza?
kuko umunyabwoba azaba mu biziba no mu mwobo. Wanyumvise? Umunyabwoba aratutubikana iteka ryose kandi akavuga inkuruzi z'impimbano. Ariko nakubwiye ngo umunyarwanda urwana neza, n'abanyarwanda bashaka kumusabira kugira ngo iyo Imana tuvuze ngo Imana irinde igihugu cy'u Rwanda, ahubwo nukurinda abasirikare barinda imipaka y'u Rwanda. Wabyumvise? Kandi niyo dushimye ngo Imana duhaye ubuyobozi bwiza, none nakubwiye ko yaduhaye umuyobozi ubasha guhangana na diplomasi y'isi n'ikinyoma cyayo. Uri kunyumva neza? Rero nta wakwambura kuba umugabo, kereka cyakoza kuba umugabo ubiheshejwe no kumera ubwana. Rero ntabwo kuba umugabo ari byo bimesha kumera ubwana, ahubwo ubwanwa cyaba igisobanuro kimwe cyuko wenda Imana yamaye imisemburo y'ubugabo. Wabyumvise? Ariko ubwanwa sibwo bungira umugabo, ahubwo umutima. Uri kunyumva neza? Umutima w'ukuri ni umpa kuba umugabo, kuko yagira ubwanwa. Ariko Imana hano muri Bibiliya yavuze ngo babaye nk'abagore ihangane, ariko n'umugore ijambo riravuga kera twavuga ngo urakagabo sha wenda uri gushimirwa n'umusaza, nawe n'agakobwa kakoze neza Imana yabasha kukabonamo umutima w'ubugabo. Kuko ijambo riravuga ngo muzaba abagabo. Ariko ubwo ibyo mvuze simbivuze muri wa mwambaro wo kuvuga umugore ujya kwigira umurezi biyana, umugore uhakana kugira ngo umugore abe umwari unezeza Imana. Nabubwiye ngo mu bantu Imana yaremye umugore yahaye icyubahiro gikomeye cyane no mugore. Ntabwo byumva manzu nyumve neza. Yesu avuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihunde. We yasanze Mariya kugira ngo yiyerekeshe mu mpamvu z'umubiri, ngo kuzura k'Imana byose byerekaniwe muri Kristo Yesu. Niko Paulo yagarutse avuga hano mu gitabo cy'Abakolosayi mu gice cya mbere. Uranyumva neza? Ngo Imana ashimye ko kuzura kose kuzurira muri Kristo Yesu, ngo ubwenge no kumenya Imana ibisha muri uwo Yesu Kristo. Wanyumvise neza muntu w'Imana? Rero kabiri, ibikorera ibyo kugira ngo mu mpamvu z'uko udafite Kristo Yesu aba afite urupfu. Kutumva se? Ufite Muhammad, ufite divinity yitwa Jehova, abafite iki? Abafite urupfu. Nakubwiye ngo ufite amafaranga afite urupfu, kuko twaririmbye tunasenga tuvuga ngo Yesu Kristo ni byose kumufite. Bivuze ngo ufite amafaranga menshi nk'uyu Elon Musk cyangwa ba Bill Gates bafite impamvu z'ikinyoma, kuko biriya ni uruganda rw'abantu. Ariko ufite Yesu Kristo ntabwo wamuhimbira ni wanamubeshyera, kuko twarabibonye bamubeshyera Daniel. Umwobo uruka, kuko Daniel atari umwobo ahubwo n'ubugingo. Kutanyuma se Daniel no w'icyubahiro Moshe Meshake Shadarake nabene umuriro urabahakana, ndetse ahubwo nudasenga Imana yerekana amaso kugira ngo abasiramu ntibakabeshe babesha yuko Imana itabyara. Nebukadinezari niwe wabaye wa mbere, kandi icyo gihe Muhammad yaje muri 622. Ese uri kunkurikirana? Yuvuga ngo iyo Nebukadinezari avuze ngo wakana afite ishusho y'umwana w'Imana, none se ubu ngubu bajya he? Muzurumva umusiramu adafite umwanda n'ibitekerezo by'umwijima n'urupfu, ariko ubundi urupfu ntiruyobora, ubugingo nibwo. Yesu rero ni wavuze ngo nigenzira ukuri n'ubugingo. Nta wundi mwami wavuga ibyo ngibyo mwese, nta munyamaboko, nta mu general, nta mu marshal, nta mu korone, nawe wavuga gutya ngo nije nzira ukuri n'ubugingo, nije ujyana nije urinda. Wabyumvise neza? Yesu Kristo ibyo byose ni ubifite. None kubwiye ko adakenera umushahara Yesu, ahubwo akenyuruza ibyikenyeza byose amagambo, kubera yuko Yesu ari we jambo. Ngo mbere na mbere hariho jambo, ijambo yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Rero Yesu ntibamuvugiramo, ahubwo ijambo aravuga ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Ngo nukuri umwuzure w'amazi yisanzure ntuza, ngo uza ni wowe bwisho bwanjye, uza le peine fo de sadene shadele vasal, uzangotesha impundu zishima gakiza, nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama ijisho. Yesu rero yanzanye mu nzira ye. Haleluya, kuko ari muri cye. Wabyumvise neza? Nta muntu ushyira mu ndi Yesu, nta muntu ushyira mu ndi nzi, ahubwo ijambo ravuga ngo niwumva ijwi ry'Uwiteka ntibinangire umutima wa munyabyaha. Rero Imana yakubwiye ngo abaturage b'isi bagenewe isezerano ry'ibyago, ariko abatuye muri Kristo Yesu ibyo bagenewe n'ubugingo ngo bugeretse ku bundi. Ngo ibyago n'amakuba ni byinshi kuri uwo muntu, kuko na Kristo Yesu yabyambaye. Uvuga ngo yaje mu isi ari Yesu, ahinduka Kristo ku musaraba. Wakumvise neza? Kristo ntiyabyigize, ahubwo mwebwe abantu mwamuhaye kwambara Kristo, mwamuhaye kwambara umusaraba,
mwaramukubise ngo bitekerezwa yuko ngo akubiswe n'Imana akagira gute agahimurwa nayo. Niko Yesaya yari yahanuye hano mu bice 53. Ariko turashimira Imana ko yakubitwiwe ukuri, nta kinyoma yakubitiwe. Cyakoza wewe wemerwa kuzakubitirwa ibinyoma, mvuko Petero yavuze. Yaravuze ngo niba bakubita bakabagaya babahora ibyaha, mbese muzashima iki? Ariko niba bahora Yesu Kristo no kumwiringira no kumwizera, muzishima ibyishimo byinshi. Mpamvu abantu bishimira ibinyoma nuko batazi yuko umunyakinyoma ari ugiye gito. Nakubwiye mukobwa, ibinyoma byawe, gusambana kwawe nawe umusore, n'utundi tuntu ubwibone, n'utundi tuntu tw'umwanda turiya twose bakubwira, ukazu zamura amazuru. Kandi hariya mu Bagalatiya 6:7 ijambo ryavuze ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuba. Ubibira mu mibiri ntiba habibira, ahubwo umva uko bavuze bibira muri Kristo Yesu. Baravuze ngo kandi rero reka nsome kabiri nihuta nsoma 3 subika. Ariko rero nawe azubwenge, azateza ibyago kandi ntazivuguruza, ahubwo azahagurukira inzu y'inkozi z'ibibi n'abakiranirwa babatabaye. Mwakumvise neza? Rero i Burayi hari inkozi z'ibibi, no muri Amerika hari inkozi naho South Africa na Congo cyangwa no mu Rwanda. Ariko muri Kristo Yesu nicyo gihugu cyonyine kigira abera, ngo abera bo mu isi nibo mfura bonyine Imana yishimye. Rero ube muri Kristo, hanyuma ugira ijambo rye, kandi ureke gusa n'ibinyoma, ureke gusa n'ibyaha. Imana iza kwambutsa kandi izakwambura ikibi. Imana amahoro nibahe umugisha. Niko Uwiteka avuze. 3 aravuze ngo kandi rero abanyegiputa si Imana n'abantu gusa, n'amafarashi yabo si umwuka ni inyama gusa. Maze ubwo Uwiteka azarambura ukuboko utabaye azasita, kandi utabawe azagwa, nuko bose bazashirira hamwe. Ijambo ravuga Zaburi 124 ngo Uwiteka atari we urinda umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Uwiteka atari we wubaka yakubakira ubusa. Rero ubakana na Kristo Yesu, ubakemwe kuri kw'ijambo, umwizere burundu ugeze ku gupfa, ntabwo isoni zizakwegera. Imana ibaha umugisha. Imana igumisha Faustin, tubwiye amagambo akomeye kandi y'ubwenge cyane. Imana ikomeze kwagura. Imana ishimwe. Imana ihire Faustin. Reka tugushimire Imana ihire Faustin, umugaragu w'Imana. Amen. Imana imwere. Umuntu w'Imana Faustin, Imana imuhire mu izina rya Kristo Yesu. Amina. Amina. Turagushimiye ku kimwanya tumuranye, kandi twungukiyemo ibintu byinshi, n'abantu ndabizi ko cyo kiganiro gikunde cyane, ko kirimo ubwenge bwinshi kandi kirimo n'impanuro. Imana ishimwe. Amen. Yesu akomeza amaboko. Yego karame nuko. Nshuti muvandimwe bategura mu kiganiro tugisubikiye cyo ahangaha, nk'uko umuntu w'Imana yavuze, no gusubika. Yego no gusubika. Gahunda nta are ni no stop. Kandi mu nzira nyine barakomeza none se ibwiye Mose ngo sinakubwiye ngo niki gitumye unakira, sinakubwiye ngo bwira bise bakomeze bagenda. Umukristo arakomeza akagenda, arakomeza kwizera ntibigira limite. Nimba abamarayika bavuga ngo urera bizera ko Yesu Kristo ari umwami, n'abamarayika barabyizera. Niko Timotheo hano mu bice 3 ako kantu reka nihangane nkavuge hano ubwo urumva unejeje Imana. Reka mvuga aka kantu ubwo nukuvuga ngo urayisembe. Timotheo hano mu bice 3, Timotheo wa mbere bice 3 murongo wa 16 wonyine. Se ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga. Na hano Rwanda harimo. Haleluya. No muri Kongo igereyo mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma ikizerwa mwisi, turayizera mwisi y'abanyarwanda, twizera Kristo Yesu ko ari umwami utubereye kandi udukwiriye. Hanyuma ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Imana ishimwe. Imana umugisha. Reka tugusabeho usabire abantu duteze amatwi umugisha, ubatura umugisha kwisora. Ndaturira umugisha ku banyarwanda gusa. Hanyuma ubwo impamvu z'abandi bantu, kandi ntabwo abantu bagomba kuntegeka uko ngomba gusenga. Sibyo? Abantu bajye babyumva, umuntu ntakaze ngo ubwo se kuki utasabiye ngo n'abandi bantu. Nari mvuze ngo Imana imbwiye ngo sengera abakobwa, wimbwira gusengera abahungu. Imana imbwiye gusengera abanyarwanda, winzanira abagande cyangwa se abanyetiyopiya, wenda mbari bumvuga uko ndabizi. Ngiye gusengera abanyarwanda mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka Mana yera, Imana yashyizeho isi
ngo ikerekana imisozi n'ibibaya, ikadendeza amazi n'inyanja, igahanika ikirere. Mpamagaye izina ryawe rikomeye Yesu Kristo ku butaka bw'u Rwanda, mu mitima y'abanyarwanda. Humugisha kandi uhira abanyarwanda. Biyereke kandi muri iyo rendezvous cyangwa se muri iyo rape enfo de sadene shadeleva, muri iyo appointment, Mana uhagurutse abahanuzi bera n'abahanuzi kazi, kandi umushumba wese w'ikinyoma umwicaze kandi umucecekeshe mu izina rya Kristo Yesu. Irukana ibigirwamana mu itegeko ry'umwuka wawe wera, wimikana ijambo ryawe n'umwuka w'imbaraga n'ububasha n'ubushobozi mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo isi izumve ubuhanuzi, ubutumwa bw'abanyarwanda bera kandi beza, bazabwiriza isi kwizera umwami Yesu Kristo. Amen. Nimero telefone 0782 211 nari mvuze ngo 0788 211 0 karindwi. Amen. Amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0788 31 942 cyangwa 0722 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service,